uyu mugabo burani ni Marshal yarenze kuba general ni ukuri ageze ku rwego rwa Marshal benshi niwe wa mbere wambwiye ngo ndibuka tugiye gukora ubukwe mwakundanye ari dirija wawe ni dirija papa ni wa professor muri wawe byagenze bite murakoze nk'uko abivuze yaje kwiga kuko njye nari nsanzwe muzi yego yajyaga ambwira abantu bose bakundanye nk'umuhungu bakundanye yaramumperezantaga hariho nari nzi noneho akantu kahabaga njyana nanavuze nti uriya ni dirija ndi musaza wanjye kuba namutije ikoti nta gashya karimo niba kuba bikurakaje go ahead niba uri kuba bitakurakaje okay amita mparikira aho ngaho yarabyumvise icyo musobanura cyangwa yanze kubyumva abakobwa ukuntu bateye iyo nyine atagukunda bafitiye amarangamutima nyine igisubizo cyo bujya bari kuguseka none se nta n'akarangamutima na kamwe wari ufite sha ni ukuri mana yanjye umva naba ngubeshye urumva njyana nifitiye sheri anamuzi tutari twatana mubwira ngo twaratanye kandi njyewe uyu nura nimufashe ngande nga musaza wanjye brother yari bro ryari kumuseka nana musaza wawe avagamo umugabo wawe ko yavuye umugabo nyine ibyo birageraga umuntu tubanye mu buzima bwa gishiki na gisaza niwe mbwira amabanga yanjye agiye guhinduka sheri gute ibyo none numva birancanze ubwa kabiri rajya kubimbwira ngo uvugire tubasuhuze tubayambire tubahobere tubashimire ko mudahema kudukurikira ariko nanone tubararikiye gukurikira iki kiganiro kuko ndabizi kiraza kuba kiryoshye nyuma yo kubazanira Sifa twazanye n'umupapa hano ariko papa ladies first si turakwakiriye murakoze cyane aha rero ntabwo mfite uburenganzira bwo kwakira uyu muntu wundi uri imbere ya kamera uramutwakirira ariko kondisiyo kondisiyo sene kwa none aha kondisiyo ndabona emusa agiye kwakira umuhanzi vuga ati umuntu tugiye kwakira yego ni umuntu wakoze hiti zitandukanye ni umuntu w'umunyembaraga yego ni umuntu ufite urukundo rudasanzwe yakoze indirimbo nyinshi yaririmbye muri za Amerika aririmba muri za Canada aririmba Uganda njyewe yewe ni muri iki gihugu ntabwo nakirenga ugiye kukirenga mu izina rya Yesu amina simpanuye amina turabyakira aha ugiye kutwakirira rero uyu muntu muri bwa buryo bugize nitwa Sifa Jose uyu ni umutware wanjye mwakire ukurikije ukuntu umuzi nibyo ugiye kutubwira ibyo bintu umuziho ari kuvuga amazina yose arivuga arivuga wewe mutwakirire kwa kundi ajya gute mwiriwe kandi mwaramutse ni Sifa Jose nazanye n'umutware wanjye se w'abana banjye mberutse kubabwira ko ndi umumama ubyaye 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 umutware namuzanye nawe yakivuga reka mukwakirire munyakirire byananiye aha tugiye kwakira umuntu udasanzwe ni umugabo wa Sifa aramukunda cyane bivuge se oya bivuge subizi se uvuga ko nkunda cyane kandi wenda ashobora kuba nyanga oya aramukunda cyane
ikindi yamuhisemo mu bandi amuhesha agaciro. Ni umugabo uzi kwita ku rugo, ni umugabo uzi guha. Ako si ibyo bintu byakunaniye, azi guhaha, agahaha inyama. Abagoyikazi dukunda inyama n'amasambaza, ibyo byose arabisunika. Yewe reka tumwakire ikaze. murakoze. Amazina ni Tugirimana Claude. Ndi umupapa w'abana 4, abahungu 2, abakobwa 2. Uyu ni umufasha wanjye, umugore wanjye nkunda cyane, ariko cyane cyane cyane. Je ndagukunda cyane. uvuze imbere ya mikoro na kamera. Ibintu mutangiye gukorera imbere. Murakoze. Ariko ikaze. Yego. Tugiye kuganira ariko turibanda cyane ku nzira y'urukundo. Sifa ni umuhanzi, umenya ari umuhanzi? Namumenye ari umuririmbyi. Kuba yari umuhanzi yatangiye guhanga tubana. Yego. Mu bisanzwe yari umuririmbyi muri korali gusa. Yego. Maswaye. Ariko se ubanza umugabo wari wakubonyemo impano agakubwira ati bikore. Nase si wampaye imbaraga. Ibyo bintu nabashaka kubikora ndi umukobwa. Oya, ntabwo nabashaka kubikora ndi umukobwa kubera ko impamvu ya mbere ntari kubishobora ndi umukobwa. Hari igihe ujya kwaka ubufasha ndavuga ati mfite impano mumfashe. Igitsina gore akeshi buriya sindi umugore, ntabwo nakaka ubufasha umugore mugenzi wanjye ngo abume. Ibyo murabizi? Ni ukuri. Akeshi abagore impano yo gufashanya ndakekamenya tutayigira. Buriya ntabwo nagenda mubwira umugore se ko mfite impano, ko mbona ufite ubushobozi ntabwo wantera inkunga ngasohora indirimbo. Ni ukuri nta mugore wambi 100,000. Ni ukuri. Ariko umva kubwira umutima Imana yaremanye abagabo. Nshobora kubwira umugabo turirimbana n'urugero cyadusengana, ngamubwira ati mfite impano wantwerera ngasohora indirimbo. Ni ukuri akaba yampa 50 kandi ni ukuri nta kindi kintu kiri inyuma. Kuko abagabo Imana yahaye ubushobozi abagabo bukomeye. Umugabo nta mutima muba ajya agira. Ni ukuri. Ibyo rero ibyo bintu iyo mbikora by'ubuhanzi bw'umukobwa nshaka kuba byabirambiramo ikindi kintu kitari cyiza. Ntabwo rero utabikora nibyo watekerezaga se cyangwa? Yego, kuko ntabwo nari mfite motivasiyo. Iwacu ntabwo twe twishoboye cyane ku buryo nabwira umubyeyi ngo mpa amafaranga ngo mfashe ngo nsohore indirimbo. Kandi n'ubundi no kurya no kwambara ku bana 7 yarari kurera bitari byoroshye. Simbwira uruhare uyu mugabo yagize kugira ngo tubone indirimbo yawe ya mbere. Uyu mugabo bura ni Marshal. Yarenze kuba general. Ni ukuri ageze ku rwego rwa Marshal benshi. Niwe wa mbere wambwiye ngo ndibuka tugiye gukora ubukwe. Nyamuntu wambwiye arambye ati se kuhimba wandikira korali indirimbo kuko navuye Mahoko njya kwiga iwabo. Iwabo ni ku kabari ahitwa ubwo ni mu Bigogwe. Noneho nje kwiga iwabo njya no muri korali yabo yari dirija uyu nguyu. Noneho ngajya mbahimbira indirimbo. We yarangirije kwiga ahitwa Pefoki Kanama. Ngajya mbahimbira indirimbo. Noneho rero tugiye gusezerana niwe muntu wavuze ngo se kuzi kwandika indirimbo wahimba n'indirimbo z'ubukwe tukazaririmba mu bukwe. Njyewe ndagutera inkunga tuzisohore. Naho byatangiriye. Mwakundanye ari dirija wawe. Ni dirijante. Papa ni wa professor umuririmbyi wawe. Byagenze bite? Murakoze nk'uko abivuze yaje kwiga kuko njye nari nsanzwe muzi ko ari umuririmbyi ufite imbaraga kandi ashoboye. Aje kwiga rero nari ndi kwiga ndi mu wa 6 ndi gusoza wari kuza mu wa 4. Yego. Noneho arangije menye yuko yaje kwiga iwacu.
nitambwira umupapa wari inshuti yanjye nabwiye ati hari umukobwa wo muri Tuyikorere waje kwiga iyo ngiyo, umurebe nataha saa 10 umuvugishe umubwire uku nguku ngiye kukubwira. Arangije ibyo namubwiye byo twabivuganye njye nawe arabimubwira, uyu nguyu arabyemera. Hari yamubwiye yamubwiye ko wa mbere turepeta kwa kabiri taza muri korari kurepeta. Agezemo kubera ko twabivuganye no mu papa nakubwiye nyine, ubwo nese nzamuka mva ku ishuri nza muri korari kugira ngo urumva kwakira umuririmbyi ariko nuyobora abaririmbyi ko bubazi kuvuga ati umuririmbyi araza ari musha umunyeshuri ntibamuzi, bashobora no kumupresenta nabi agahita asubira kandi ngenda mukeneye nk'umuririmbyi. Yego ngomba kumwipresentira imbere y'abaririmbyi. Nahise nzamuka rero nza muri korari, dusoje indirimbo ndamupresenta muri korari nyine, mbabwira yuko umuririmbyi muri Tuyikorere nabo bari basanzwe bamuzi. Ubwo turangije dutangirira aho ngaho, turaririmba kuko arashoboye cyane wenda nuko wenda wamubona kuri stage, ariko stage arayibasha, arayizunguza kumva ibintu biri kuzamuka mu maguru hose rwose kumva. Oya reka nkwereke, njyewe hari indirimbo ye narebye yitwa We Kwiheba, kandi dufite ama event ari kuzenguruka ibice bitandukanye by'igihugu. Ejo bundi ku cyumweru ahari 26 twakoreye Musanze, mu minsi iraza turaza i Rubavu, njye stage nzayimuka. Igitaramo cyitwa gutya Rabagirana Festival, turi kuri season ya gatatu rwose. Stage yakire mu izina rya Yesu. Amen, haleluya. Hanyuma watinyutse ute kubwira umukobwa ubereye umuyobozi kumukunda? Murakoze, ni ukuvuga ngo nkimuyoboye ntabwo namukundaga, twari tubanye bisanzwe, ndi dirija, ni umuririmbyi wanjye uri muri korari ukomeye, ntabwo twakundanaga. Ahubwo we abo yakundanaga nabo nabaga mbazi. Yego yajyaga ambwira abantu bose bakundanye nk'umuhungu bakundanye yaramupresentaga, hariho narinzi noneho akantu kahabaga uwo babaga bakundanye, ubwo nanjye nabaga mpanganye nawe, yabonaga turi kumwe kavuga ati uriya ubwo ahirute ari gushaka kunca inyuma, kandi bwahe ubwo twibereye nyine njye byanjye nyine ni korari niyo nari mpaye imbaraga cyane gusumbya ibindi byose. Nari igitekerezo nagiraga cyo kuba twakundana, numvaga njye yaba umuririmbyi wanjye wa wundi ukomeye, korari tukayizamura ku rwego rwo hejuru. Uko tuyizamura rero, uko twabaga urumva ntabwo twasibanaga. Yari ari umuhimbyi ku rusengero, ari umuhimbyi, ndi kujya aho yabaga ngo tupange bya korari neza, arihimba indirimbo wenda turi kumwe mu byete uyisije abari yuhimbaho gutyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero tubaza kubana muri ubwo buryo nka mushiki na musaza, ariko abantu benshi bazi ko dukundana bitewe n'ukuntu batubonaga turi kumwe, turi kuzamuka, tugiye muri konseri, tugiye ku rusengero, turatahanye, akati iwabo nanjye nkati iwacu, turi kumwe ari gutaramo, nkamuhamagara tugenda kureba igitaramo ahantu hose, nkamujyana. Niba twagiye gusura korari runaka nkamubwira ati tujyane, nkamujyana. Yemwe rimwe na rimwe n'abahanuzi barazaga bakampanurira, wowe na Sifa murakundana, ko turi kubona mukundanye kandi twari Imana iri kunyereka. Ukuboko nkakurambura nkavuga ati kare ibyo hari umuhanuzi wigeze kuza we ku rusengero, nsanga ku rusengero arabinyemeza pe, aya bati ngende kubona mukundana, nibwo wabimpakana ariko murakundana. Nkavuga ati reka tubana muri ubwo buzima imyaka 2 yose, urumva narangije agiye mu wa gatanu, mu wa gatandatu tubana muri ubwo buzima nyine uko nguko. Agiye kurangiza ishuri rero, ubundi wumve ukuntu urukundo rwaje kuza. Agiye kurangiza ishuri rero, kuko abantu bose baba bamaze kubyishyiramo ko njye nawe dukundana. Aho ngeze sheri wawe aratambutse, aho nciye sheri wawe ngo waratambutse, aho nciye uriya mukobwa nagucika uzabura ikibwa, uriya mukobwa
ni long story ariko noneho ubwo ararangije ubwo agiye he iwabo nsigaye nanjye muri korari umva noneho kongera kumuhamagara muri korari nyine bikaba kumva uramuhamagara noneho uri kumuhereza tike n'ibiki byose wenda n'abaririmbyi bari kukubwira ati se none yagira wenda akajya araza akaturirimbira none buri ku cyumweru bumva yaririmba buri ku cyumweru none ntakiboneka buri ku cyumweru bindi ubu rero akimara gusoza ariya mashuri rero nibwo nagiye kumva numva urukundo rurazamutse ruraka wumva ibishashi ariko nawe ariko nsubiye inyuma gatoya hari umutipe bakundanaga noneho amuzi bakundana noneho rimwe nagiye ahantu yabaga mvayo bwije imvura iri kugwa antiza ikoti ngende ndyambaye noneho ngiye ndyambaye ubwo nari mpavuye ariko wa gatandatu mu gitondo turabyukira gusenga noneho ngiye gusenga nyuma ya saa sita bari bafite konseri korari yabo tuyikorere urumva ntabwo bagomba kuririmba mu yo ndirimbamo bajya mu gitaramo noneho bagiye mu gitaramo nanjye njyayeho ngenda nambaye rya koti sasa noneho wa muhungu rero bateretana rero abarambonye ryambaye rero sasa none yari yishe ubukwe ari urukuru kumva njyewe nyine nabikoze oya yari yateguye biri aho ngaho yateguye byari biri aho ngaho gutyo biri aho ngaho ngerayo nyine ndeba konseri bisanzwe ndataha uyu rero ngiye kumva numva ari hashize nk'iminsi nk'ibiri numva bari kuvugana uyu rero kumubwira ati njyewe uriya ni dirija nose nagomba kumubuza kwambara ikoti bari gushamirana kuri telefone yego ndiyo baravugana nanicaye muri salo ndi kuri televiziyo hano yabaga nano basoje abarambwira ati ni wa mushuti wanjye wa musheri wanjye tubana byagenze utetse waje wambaye rya kote none ibintu byabaye ibindi nyine kubera ko icyo gihe ntakamukunze ati uyu musobanurira nyine ko nta rwangu nabikoranye bimusobanurire nyine yabimusobanurira yanga kubyumva ubwo rero ibyo ngibyo byararangiye nyine ubwo nibwo yaje kurangiza nyine numva ndamukunze noneho fata ubwiza ukuri icyo gihe akubwira ngo mushyamirana muri ubwo bushyamirane ni iki wamubwiye uwo ndavuga uwo mwakundanaga njye ikintu namubwiye buriya uyu nguyu byarangiriye aho cyangwa mwarakomeje murakora cyewe rero buriya cyewe umuntu wo kunshiraho puresha iriga hari ikintu utazi uvuga ngo umukobwa ufite abasore bamukunze benshi ni ukuri ntabwo bari gufatafata ngo yarirwe rwendahenda hano abakobwa bose ubona b'abasitari ugiye muri ukareba imyitwarire yabo buriya kugira ngo umusore akundane nawe biba bisaba kugira ngo yitwararike kuko nyine uriya mukobwa nyine ari gushakishwa nanjye rero nkurikije uko nari imeze kumbereza amategeko tutari twabana numvaga ndabishobora iyo kesi yatumye birangiriraho njye nanavuze nti uriya ni dirija ndi musaza wanjye kuba namutije ikoti nta gashya karimo niba uri kuba bikurakaje go ahead niba uri kuba bitakurakaje oke mpita mparikira aho ngaho yarabyumvise ibyo yamusobanuriye cyangwa yanze kubyumva yanze kubyumva ariko nyine ndamurika ariko nyuma arigarura murakomeza turakomeza ndashaka kumenya niba ako kanya yarahise afatiraho oya ubwo rero nkimara kumva nyine ko mukunze koko kandi kubona ko n'abantu nyine bari kuza nabo bari kumbwira ati bari kuntunga intoki bose ati yego wabihamya numva nanjye koko bize binzamo umunsi namuhamagaye bwa mbere rero ndi kumubwira ngo ndamukunda nuko bigeze abikuzamo aho atari ku bundi
aho babivugiye bitari byo ngiye kubigira kanijajari ngiye kubigira byo byemeze neza byemeze ndamuhamagara ndamuhamagara bite ni byiza nyine nk'umuntu twadusanzwe tuvugana nyine urumva we agiye kwakira nyine ibyo twadusanzwe tuvugana kandi ngiye sibyo ngiye kumubwira bite ni byiza amakuru ni meza turaganira nabwo ati none se ko nagukunze araseka nyine arakunda ajya aseka nyine agaseka ibintu yabigize brag araseka nyine ndavuga nti wiseka ibyo ndakubwira nibyo naragukunze uhinduka se umwana seriye mubana seriye da neza neza naragukunze kunkunda si ntubwo dusanzwe dukundana uri musaza wanjye kandi yaragifite sheri yego nasaba ngo murakina nawe uri rwizirira cyane rwizirira pe kandi wa wundi pe urumva ndamubwira nti njyewe ndagukunda ndi seriye sinigeze mbikubwira mbere y'igihe ariko ubu ngubu niwo mwanya mbonye wo kubikubwira ndagukunda ngiye niba ushaka kwemera yuko ngukunda mbwire tuza gufata irembo mbwire n'umunsi tuza gufatiriraho irembo wabaye seriye nawe iri y'urusenda ubu munsi wa mbere nabimubwiye urumva njye ntabwo nagombaga kumurambagiza kuko ntabwo nagomba kumutereta ngo mubwire bya tugambo twose twari tuziranye nari muzi nari nzi ntuza komplete maziwe muzi neza umuntu tubanye imyaka 2 turirimbana muri korali none duhorana dusengana amasengesho yo mu butayu yo mu kivumo yo mu hejuru yo kuri sedoga ya yose tuyajyanamo nari muzi ntabwo ibyo kumutereta ntabwo byaba birimo nagomba kumbwira ko mukunda yakwemera tukajya gufata irembo nta kindi ambana ikisi yambanye iki yambanye incira yambanye iki sinzi pe umunsi nabimubwiye bwa mbere niba ari ikintu ntinya cya mbere mu buzima ni ukubwirwa ngo oya none ukuntu yanditse pe byonyine byaritaga naho yambwira ati oya iryo joro nta nubwo nasinziye nta nubwo yanabwiye oya gusaka byonyine numvise umutima wanjye siko navuga ngo iki yaragusetse uko bigenza ntabwo nakopye narumiwe gusa atugenda asubise benyo babyita guterwa indobo ni umwana mubi ewe koyewe ayita indobo ubwo iryo joro birangirira nta kintu avuze birangirira aho nta kintu avuze ewana ni ryo joro ryambanye rirereye gusa none ibaze ntekereza ukuntu twabanaga urumva turi guseka n'umupira nambaye ugiye kubyica urumva sifase karame icyo gihe bikubwira kuko wasetse kumusubiza umvaga ari kubesha nyine abakobwa ukuntu bateye iyo nyine atagukunda agufitiye amarangamutima nyine igisubizo cyo bugiye bari kuguseka none se nta n'akarangamutima na kamwe wari ufite sha ni ukuri mana yanjye umva naba ngubeshye urumva njyana nifitiye sheri anamuzi tutari twatana mubwira ngo twaratanye kandi njye uyu nura nimufashe ngande nga musaza wanjye brada yari bro ryari kumuseka nana musaza wawe avagamo umugabo wawe we yavuyemo umugabo nyine ibyo bintu bagiraga umuntu tubanye mu buzima bwa gishiki na gisaza niwe mbwira amabanga yanjye agiye guhinduka sheri gute ibyo none numva birancanze ubwa kabiri ajya kubimbwira ngo uvugire nivuge nakomeze
sha naragenda rya nararyamye nabwo nararyamye hari umutipe twabanaga ewana noneho we yabonye ukuntu umeze niba nawe yarasinziye abinyibutsa ariko duhuye kambwira tujya wibuka rya joro uri gutereta umugore wawe ujya wibuka rya joro muri guteretana ukarara udasinziye bukagukeraho kandi koko wari gutekereza iki gutekereza ndikwatse ubwo nzongera muhamagara ngaza muri korari asubu nzongera nyine urumva ibintu byose byari bihagaze noneho nandi kumva ibintu byose bihagaze ndi kuvuga nti ubu muri korari ubwo ntazagarukamo kuko abakobwa babizana ukuntu iyo umubwiye ibintu adashaka none nibyo yari ashaka noneho kuri wowe arabihagarika byose ubwo nandi uvuga ati korari ubwo hari n'igihe atekereza ko bashaka kumuprofita no sha kurengera kuba uwo munsi burira buraca burira nijoro ndonga ndamuhamagara aramfata ibiti ni byiza amakuru ni meza wumvishe se yari afite gahunda yarabifashe nk'aho wamubwiye uri seriye noneho yanyitabye ari seriye noneho kwa kuntu ari ukuntu ubanye n'umuntu nyine umuzi wakumva yaba yahindutse ukanabimenya nabwo cyane yampamagaye none ari seriye namuhamagaye ari seriye noneho urumva wagira nk'umukisi nk'umujepe wagira nk'umujepe wahamagaye urumva yari yatsiritse ariko nkumva muri njyewe mu mutima wanjye ntabwo mfite gahunda yo kureka kumuvugisha nkavuga ati uko byagenda kose sindamufata ngo mubwire nabi ambona imboga mu menyo uko ataranza ahita abimbonaho nta n'ikintu na kimwe ndi bumubwire njye cyo ndamubwira ni ukumuhamagara only byonyine ariko yifite amatsiko y'ikintu kimwe aguhamagara ukumva yatsiritse wahise wumva umeze uti numvishe umutima wanjye usa nk'uko banyikoreza nk'ibuye nk'iry'ibiro 200 kandi urabona nyine wayitupfa nyine urumva okay ni ukumuhamagara kugira nyine ngo nkomeze eske wenda numve uko ameze numva uko ameze kaba naho yanyitaba byonyine birampagije kutanyitaba nibyo ari kurushaho kuba bigusumbaho ugerere muri kamera yego no ufite amatsiko yo kumenya byagenze bite kugira ngo bive kuri seriye anabyumve nabyo uko ari seriye ko seriye ngewe nabonye byanze rero njya kureba murumuna we ndamubwira yewe sifa ari hehe ati ntawe yagiye he arambwira ati yagiye mu mujyi ndamubwira none se ibyo twavuganye ntiyabikora ntabwo bahishanyaga nyine yarabikubwiye arambwira ati yarabimbwiye nabaza nose afite ikihe kibazo kiri gutuma nyine atanyumva nyine ngo naye ntabwo mbizi yambwira utuntu twinshi nyine two kwesikiza okay ndamwumva ndataha akuze ko sifa yari seriye yari ari seriye cyane urumva yari ari seriye cyane gusa ubwo nakubwira ngo iki cyane ubwo nakubwira ngo ukira ugomba kwihagararaho none se wihagararagaho wumva ubishaka oya ntabwo numva mbishaka nayo mfite sheri tubana nyine tudukundana kandi nawe muzi ntabwo nari ndamuhereza ikarita ruje tugikundana none se ubuntu nagomba gufata undi ako kanya ibaze nawe imagine kuba uri aho ngaho zigo ngiye nawe turavugana bisanzwe wajya kumva ndakubwiye ngo burya ndagukunda oya ibyo bintu bikurura nganjye sinigeze mbitekereza ko nakundana nawe nta n'umwe nigeze ntekereza ko yankunda urumva sinatekereza ko namukunda nabwo sinanatekereza ko yankunda urumva ibyo bintu mbese nyine ikibazo wumvisha ariko gukinisha bwa mbere yarabimbwiye numva mbaye challenged
numva sinzi ukuntu mbaye pe si umuntu mugubye ndafasi umusazi nyine numva sinzi ukuntu mbaye sinumva ibyari byo nyine umuntu ejo mwari muri kumwe muri kuririmba muri kuburaga muri kugira ute burakeye ndagukunda sije nibiki none se yongeye kuguhamagara ku cyo mutsirikanye no yongeye kumpamagara impamvu namutsirikanye nuko naravuze nti wa muhungu ugera iseriye ariko koko ibibazo bibaho uyunga yawe yatewe n'abahe kandi numva bose mutinya numva bose mutinya n'abari ko none ibibazo binjeho sindaba tarandereta nahindutse akabasumba nahindutse abatarandereta ni gutyo nanavuze urahanyanyaza ujya kureba murumuna we noneho ubwo mvuye ubwo rumva navuyeyo njya kureba noneho hari umukobwa twaririmbanaga muri korali nari nyoboye yari inshuti ye cyane ndamuhamagara ndamutekereza ukuntu bimeze ndamubwira ati uze kuza kumuhamagara aze kuza aho ngaho iwanyu noneho tumuganize njye nawe turi kumwe ushaka umusangira umufashamyumvire n'umufashamyumvire arumva ntabwo yamusuzuguraga avuzayo hano najeyo baragenda baricara agiye kuba nabona mutungutseho muguye ngo pa abana muguye hejuru ndangije nyine bwo turicara ndamubwira nti turamubwira amakuru ni meza turaganira nabati ngiye biriya bintu nakubwiye ndi seriye uwo mukobwa ahari nawe yari ahari turi kumwe twembi abati ndi seriye ngewe na mu gitondo niba ubishaka ngire tuze gufata irembo ariko utari kunyanga kandi wumve ngo wari ubizi ko afite sheri narinzi ko afite sheri urumva nzi ko afite sheri kandi noneho undusha n'amafaranga ariko ngewe ubundi kuntu umeze iyo ndi kumva ikintu kitari kumva mu mutima numva ko ngomba kukihambiraho mpaka numvaga umutima wanjye utava kuzima kabone nawe ari kumbwira ati oya kandi uwo mukobwa wa mbere wari umbwiye ngo oya uwo mukobwa twari turi kumwe mu cyumba arangije aramubwira aramwinginga turamwinginga we aranga ahubwo akagera azana amafoto ngo dore nguyu sheri wanjye ngo none ndajya kumurya umutima nkabasi none nk'uyu nguyu ariko nkamureka nkavuga ati icyo nzi cyo nzi ko niringiye Imana ngewe icyo niringiraga Imana nkavuga ati icyo nzi cyo nuko niringiye Imana kandi nzi ko nkurikije ukuntu nayikoreye nzi ko nanjye izampereza icyo nayisabye none se aho ngaho muri icyo cyumba mwahavuye n'uratemeye ngo twavuye nkatemeye shana ntabwo narataje nabwo yarataje akubwira n'ibindi byo yakoresheje iyindi tekinike ntayihishe noneho ndavuga nti kuva nanidirije ndavuga nti ahari wenda nuko wenda ntanamusohokana niyo mpamvu wenda ari mubwira utari kunyanga kandi afite abamusohokana reka nanjye mbikore ubwo mu by'ukuri twakundana ntujye no kungurira nyiwe ko nenda ngo nkike nyine ntabwo umukobwa n'umuhungu bakundana ngo bari kukujyana no kukugurira fanta nuko rata muvandimwe twagoye nuko ndamubwira nti ndi kugushaka uruko nshaka nawe ati ngewe icyo nshaka mpereza umwanya ndi kugushaka unsange ahangaha hitwa uku nguku tuvugane ntabwo yasuzuguraga icyo ntabwo nkimuziho ubwo yarambwiye ati ntacyo usanga hapi ndamubwiye ati saa munani araza mujyana ahantu ujya kumugurira fanta ndamubwiye ati baguhereze n'ikintu ushaka atumiza icyo ashaka barakimuha nta n'inkoko nose umuntu yakubwira ngo tuma n'ikindi ushaka njyewe nikundira inyama reka nkubwire n'umugabo wanjye arabizi
nukuri nawe yananzanye azi ko ndi umugoyikazi pe cyangwa undi inyama iyo ari yo yose ndayirya yumbwira ngo tuma icyo ushaka ingusho ni ku nyama ni inkoko barangije ngo barabituzanira turaganira ubwo tugeze ahantu ndongera ndazana tyakiganira ndabwira nti ngewe ndagukunda biri seriye ntabwo ari burage ndimo kabona nawe ufite uwo nguwo wundi ariko n'ubundi uwo nguwo wundi ushobora kumukunda wenda nta gahunda afite wenda yo kuba wenda yagushaka ubu ngubu kandi ndayifite mbwire amaze kurya rwose arangije arambwira atoye ubwo nyine muri komenti bazabanda umukozi w'ibyeyi ati ntabwo byashoboka ati noneho ko bumve ibibazo bimbanye ibibazo sha nayiriye ni ukuri ndumva ko bimbanye ibibazo ariko tumwumva ndavuga nti ubwo tumaze kumujyana ahantu hatatu hatandukanye kuri murumuna we no kuri mushuti we naho ngaho biranze muri moteri ndyamye nigira inama ndavuga nti ndabizi ko Imana nta kindi naniwe kamubwiye tujye mu masengesho nzumve niba ari icyo umuhanuzi azabihanuraho ndamubwira nti ese aho ngaho muri mahoko nta hantu basenga amasengesho ati harahari wazajyana wese tuzaze kandi urumva n'ubu tuzajyaneyo ntabwo azavuga niyo atuzaze mu gitondo mbyuka ambwira igihe n'isaha mbyuka ndi koga nditegura turagenda tugeze mu masengesho nyine turasenga none dusenze uwo muhanuzi ntabwo nzamwibagirwa uwo muhanuzi abagiye mu mwuka numva bwiyunguye ambwira ati hari umusore w'inshuti yawe ugiye kuzagusohokana ati kandi uwo musore ati ntabwo ufite gahunda nziza ati ntushaka uzabyihorere urabyibuka turi kuri wa mudamu twagiye gusenga ndabyibuka urumva ndahindama ntaho sha ndavuga nti koyo we yari yagiye kuraguza yagiye kuba bamenye bamubwire nkumva umutima uri gusubira imbere ati namubwira n'ibindi nkase mama bari mubwire n'ibindi numva nta bambwiye ko mpari ko arangije ambwira ati uwo musore muzasohokana kuwa gatandatu nibwo azaza twagiye gusohokana kuwa gatandatu n'umufite gahunda yo gusohokana uzabyihorere gusohoka avuga ati ntibaye bose bababwiraga bakagenda uko nguko ubwo avamo nyine urumva iyo gahunda yo gusohoka agize ute ayimenye ntiyajyayo urumva ubwo ni nkaho Imana ritaye kugira agenda iri kugira iri kuncira inzira naho ngaho nkongera tugeze mu rugo ndamuhamagara ndabateye twagize amasengesho meza ibiki n'ibiki ariko ngiye gahunda yanjye nane yayindi se wanyikundira ko urukumpora iki ko ngukunda kuzi ko muri korari nakurwanishaka kuzi ko nta muntu wakuvugaga nabi ko nabaga mpari ibiki n'ibiki byose wanyikundira ko utangira gutera ahangira ati oya pe ntabwo byashoboka tuvuye no gusenga turakomeza tubana mu bwo buzima noneho nza kumubwira nti noneho uza kuza kuduhimbira indirimbo ariko ukumva igihe cyari kigenda kiri gushira uza kuza kuduhimbira indirimbo muhereza sije sifa kuwa gatatu wa muhungu yaragusohokanye njyewe mu buzima bwanjye ukuntu nakuze kubera nakuriye mu buzima bwa gikristo imvugo y'Imana cyangwa se ubuhanuzi ububeshye ubutabeshye nubahaga iyo mvugo ize mu mvugo y'Imana cyangwa amarangamutima yawe numvaga nyubashe uvuga ngo akimara kuvuga utyo numvise ari ikintu gisa kigabanyuka no kuri uwo muhungu burya ese umutima watangiye kumbwira ati se burya mfiteho umugambi mubi umuntu uzi ubwenge nyine wubaha Imana cyangwa wubaha n'imvugo y'Imana ako kantu kahita kakuzamo burya wa muhungu
nta nubwo burya afite gahunda yo kugira ngo tuzabane, ntabwo ashaka kuzansaba ahubwo afite gahunda mbi kumfatirana tayari akantu gahita kavaho. urumva ko imvugo y'Imana yari yatangiye kugucira urumva ko natangiye kuzamo noneho natangiye kuza mu mutima Natangiye gatoya gupasinga. gato noneho naramutse kumubwira ati duhimbira indirimbo kuri yisije nshaka kuyiduhimbira kuwa kabiri kaza kwitwigisha arambwira ati nta kibazo arayihimba kuwa kabiri araza sasa noneho aje kutwigisha indirimbo arangije kutwigisha urumva nahitaga muherekeza nkamugeza ku modoka umunsi sinamuherekeza nsigara mu rusengero numva mfite ipfunwe ryo kumuherekeza abantu bakomeza batubonane turi kumwe kandi ubundi atagiye kuzambera umugore nisigara mu rusengero ndi kumwe n'abaperezida turi kuganira none ageze mu nzira abarampamagaye ngo nusurihe ndabwira ndi mu rusengero ngo nta nubwo ukimperekeza ambwiye iryo jambo noneho ari ukuntu uhita wumva umuntu gatumva ari ukundi kuntu akubwiye iyo jambo ahita uvuga ati wabona Imana ahari ambwiye gutyo ndamubwira nti none ndavuga ati kanza ngo werekeze nta kibazo mva mu rusengero nsanga ntegerereje hanze ku muhanda ndamuherekeza amugeza ku modoka muhereza tike arataha nimugoroba ndamuhamagara wageze mu rugo yego nyine ndamubwira ati nawe urabona umuntu kugenda abona ndi kuguherekeza abantu ndi kubona ndi kugenda ndi kukwikururaho ejo mu gitondo bumve ngo wakoze ubukwe n'undi muntu utari njyewe kandi njye twirirwana nk'umuntu njye nk'umuntu udashaka kuziteza abantu ndi kubona atari byiza se wankunze koko reka tugakundana koko ndongera barambwiye ati reka ibyo ngibyo nzagusubiza noneho katangiye kuza ubwo nawe yari afite ubwo byaramanza kujya kubana bari kujya kubaza Imana hari ukuntu yambwiye ati ubwo nari mfite abasore batatu bafite gahunda ariko ni wowe wari uwa gatatu ubwo wa mbere hari wari uwa mbere nyine wari uri ku mwanya wa mbere nyine wavuga ati ufite amahirwe menshi wavuga ati njye gutura hari ukuntu umuntu mushobora guhangana noneho wabona ko ari ikintu abona ashatse kukubwira reka nkuhereze nk'urugero hari umugore watutse undi mugore arakubwira ngo wowe ntwariye umugabo kandi uwo mugore batasanzwe aravugana n'umugabo we arangije bamugara avuga ati n'ubundi naramutwaye naramaze kubera iki ari kubona nyine n'ubundi nabibwira kumusobanura kumusobanuraho ntabwo ni nk'ibyo nashaka kuvuga kumwikuraho urafata umwanzuro nyine ubwo nyine ni izo nzira z'Imana arangije amubwira ngo uriya mukobwa muri kumbwira ngo azansiga ngo simwinurire uriya tuzagumana urumva Imana urumva bari kwiga si waba uri kwiga ugategura n'ubukwe ntabwo ibyo muri segonderi ntabwo ibyo bintu bibaho urumva rero noneho cya bintu yakoze byo kungwanira no kudutwagega muri konseri kudufaranga afite nk'umunyeshuri dukeya twari Jade Poshi akanjyana akangurira icyayi kubona nagashaka ko nicwa n'inzara n'iforoma akayingurira yakorari yabo kuko urumva narimbaga amakorari abiri iyo ku ishuri yabo niyo mahoko noneho ibyo bintu nga nijoro mbisubiramo muri aba basore batatu uyu nguyu aba ari we uza mbere noneho mu bitekerezo Imana iragenda urumva nyine Imana yabikoze inyereka bya bintu byose biragaruka ukunda yangwaniriye bagiye bari kunshasha ngo nabatutse ukunda yanguriraga ibyayi ubushobozi bw'ibukwe y'amarangamutima arazamuka ararenga agera ku rundi ahita aza imbere noneho urukundo rutangira yego cyane urumva aho niho havuye ijambo senga mu gitondo she dike no mu gitondo nagusubije ariko njyewe numvaga ibyiringiro mbifite ari akantu ko nibutse umunsi umwe Nyirapasika yigeze kuza kutwigisha ku rusengero noneho araririmba Nyirapasika arangije ari kubwiriza arangije arahaguruka arangije amubwira ye mukobwa uri inyuma haguruka nkubwire arangije aramubwira ati umugisha wawe
uri muri iyo korari. Noneho icyo kintu rero nagenda ndi kugitekerezaho nkavuga ati se Mugisha kumvisha nya Pascal ko umwana wa Mugisha uri muri korari nkabandi kumubwira akanga nakomeza nkamwiyambira kandi ari nge Mugisha nyumvire nari Mugisha Murabana nari Umugisha. Yes, nuko birangira mubanye. Birangira tubanye namwemereye mu kwa mbere mu kwa kabiri no gwitafata irembo shani nge waciye inkwano singe waguciye inkwano aya nshaka yarambwiye ati ufite aya nani namubwiye ati ndafite reba nari nyafite sinabye Batisubiraho. yarambwiye ati ndayafite tariki zingizi murahari zirahari turahari ayo kwakira abashitsi bazaba muje gusaba mwewe natwe bazaba bari mu rugo urayafite ndavuga ndayafite urumva shase nanzi niyo yavuye Reka dusoreze aha tuzakomeza story yanyu igice cya kabiri kuko urumva ntabwo tuvuze ukuntu wemeye, ntabwo tuvuze ukuntu Sifa yemeye, ntabwo tuvuze ukuntu wabyakiriye, ntabwo tuvuze ukuntu mwafashe umwanya wo kubana uko biri kose wa muntu mwakundanaga Sifa buriya yararakaye aravuga ati barambeshyaga buriya barakundanaga uko biri kose hari urugamba rwaje. So rero munyemerere mwari mwambwiye ko mufite igihe gitoya tugikoresha uko kiri, ariko munyemerere ko muzagaruka mukadutangirira pati ya kabiri mukaduha pati ya kabiri. Murabyemeye? nta kibazo. Sifa wemeye? Nta kibazo rwose. Cyangwa tuzabisangira mu rugo ni karibu tuzareba igishoboka. Igishoboka. Mwakoze cyane mwese kudukurikira. Mwumvishe ko urukundo ni ikintu gikomeye. Hari ikintu kimwe nizemo, Imana ishobora kuvuga ikintu we ntumenye ko yakivuze. Buriya nk'ijambo uyu mukobwa tuzahora, iyo muza kuritekerezaho mbere wasanga Sifa atari gukora, ariko Imana ishimwe ko yabikoze. Mwakoze kudukurikira rero, twizeye ko namwe hari icyo mukuyemo, cyane cyane abakobwa n'abahungu, nako basore abahungu numvisha ari ijambo rifatwa ukundi kuntu. Hanyuma mukomeze mudukurikire rero ku Mama Nyayo TV. Mugire ibihe byiza.